Hello my beautiful people, reka nizere kumeze neza nkuko bisanzwe iteka. Ni Happy Empire Network, tubana muri gahunda zacu za buri munsi aho tuganira ubuzima butandukanye, ubuzima bwo kubona amafaranga se, ubuzima bwo kwiteza imbere, ushobora gusevinga kugira ngo nawe uzavemo rwiyemezamirimo. Tuganira ibintu byinshi bitandukanye kuri Happy Empire Network. So uyu munsi rero twe tumaze iminsi Ibrahim adahari, ndibaza yuko abakunzi bacu mumaze kumenyera aho atuganiriza ku buzima butandukanye, Dubai lifestyle, aho abatubwira uburyo wabona amakazi, uburyo wabona, atuganiriza ubuzima bwinshi cyane kubijyanye na Dubai. Uyu munsi rero yaje, yabonetse, akaba twongeye kumuha ikaze. Murakoze. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Iminsi yari ibaye myinshi tutari kuboneka, ariko bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ariko abakunzi bacu tuba tubazirikana iteka kubera ko duhari ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu. Yego, ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu namwe turunganirana mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero igihe mutatubonye no ko hari ibindi tuba duhugiyemo, ariko ntabwo tuba twabatereranye, tuba tubazirikana, tuba tubibuka, tuba tuzi kuko hari byinshi mudukeneye kandi mugomba kugira gute, mugomba kubona. Yego. Ibrahim, tuguhaye ikaze. Wa mugani warimo nawe kwakira, warimo gusobanurira abadukurikiye, abakunzi bacu, impamvu tuba twabuze. Ese urabizi neza, uzi ibintu biri kuba hano muri Dubai muri UAE? Birahari, ahubwo abantu ko batarimo kwitabira ngo bajye kureba. Barabimenye ibintu birimo kubera hano, abantu benshi barimo kubimenya, ariko ku bantu bakurikira Happy Empire ndakeka barabibonye. Ikindi no kuri ku mbuga nkoranyambaga za ambasade yacu babicishaho. Okay, reka two gutera abantu amatsiko. Hano muri UAE harimo kubera icyo bita amarushanwa yo kurasa cyangwa ajyanye n'ibintu bya gisirikare. Irushanwa ryitwa UAE SWAT Challenge. Iryo rushanwa rero umwaka ushize u Rwanda rwaritabiriye, ariko haza ari timu imwe ya polisi. Uyu mwaka rero ubu ngubu haje amatimu atatu, polisi y'u Rwanda ndetse na polisi n'igisirikare RDF. So polisi y'u Rwanda ndetse na RDF bakaba baritabiriye, bakaba bari mu makipe atatu, bakaba bari kwitwara neza cyane. Ku munsi wa mbere baba bagize umwanya wa 12, baje ku mwanya wa 12. Urumva yuko ntabwo byoroshye kandi bahagaze neza cyane. Ibaze hari ibihugu 109. So urumva yuko hari ibihugu byinshi cyane, harimo barahangana n'Uburusiya, Abachina, hari ibihugu byinshi bikomeye. So u Rwanda rero ku munsi wa mbere rwaje ku mwanya wa 19, ku mwanya wa 12. Ubu ngubu uyu munsi n'umunsi wa gatatu, bikaba bizasozwa ayo marushanwa ya UAE SWAT Challenge, akazaba azarangira ku itariki 11. Nabwo tuzaba tuhababereye, tubabwire, tubereke uko u Rwanda rwitwaye cyangwa uko igikombe gihagaze, uko ibihembo byatanzwe. So mukomeze mukurikira Happy Empire Network kugira ngo dukomeze tubane namwe mu buzima bwa buri munsi, tubagezaho update. Ibrahim, sinzi gahunda y'ino munsi udufitiye iki? Muri ino minsi ku bakunzi bacu badukurikira, harimo bamwe mu badusabye kubaganiriza ku bibazo bibera ahangaha, ku bantu bagiye batandukanye baza ahangaha, cyane kuba muri UAE. Yego, UAE kuyibamo ni kimwe, ariko no kuyikoreramo ni ikindi. Hari abantu baza ahangaha mu buryo bugiye butandukanye. Kandi ikintu cya mbere hano kuba muri UAE, iyo uvuga ati ngiye kuhaba hejuru y'amezi 2, uba watangiye kuba nk'umuturage wawe, kubera ko ubugenzurwa n'amategeko y'iki y'igihugu. Uba ugomba kuba ufite ibyangombwa bigusaba kuba uri hano muri iki gihugu. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu baba bafite amaviza baziyeho, hari abantu bazira ku maviza y'utuzi twabo baba baje gukora, n'abandi bazira kugusura kuri visit visa. Izo visit visa iyo zirangiye rero abajya mu cyitwa overstay. Iyo agiye overstay rero, iyo akenshi na kenshi iyo polisi zimufashe cyangwa se nawe ubwe ku giti cye agenda abona message zimwereka yuko ari kuba mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe hari amafaranga bagucaginga
ya buri munsi. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu uri hano viza yarangiye ku munsi bamucaginga amadiramu 50. Yes, bamucaginga 50 ku munsi. 50 ku munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umaze ukwezi nawe urakuba utubwire ngo ni amadiramu imisi 30 harimo ukubyena 50 nangahe ni amadiramu angahe. Yego. Ni ukuvuga ngo aya madiramu yose rero igihe icyo aricyo cyose ushatse gutaha ukagura ticket ukagera kuri airport barakubwira ati ufite ideni, iryo deni ugomba kuryishyura. Ntabwo bita kuvuga ngo nguze ticket nsubiye iwacu, oya uhavuye yishyuye kubera ko wanyuranyije iki n'amategeko. Ntago wayigendana. Ntago wayigendana. Abantu bagira ngo wenda ndi Bugande hari agakarita Bugande baguha ukavuga ngo ngiye gusura shangazi ukamara ngo batwitaga ngo niba ari utujeto. Ni utujeto kari ukakamara n'ukwezi kandi barakaguha ibyumweru bibiri. Ikintu kirenze uzuko ugata wagera ku mupaka ati naragataye bakakubwira ngo igendere nta kibazo. Ngo gende gusutashye wanyu ngo gende. Ahangaha rero ntabwo kuvuga ngo umuntu utashye iwanyu nushaka uvugiye hehe iyo ugeze kuri airport barakubwira ngo ufite ideni ugomba kubanza kugira gute kwishyura. Ntabwo bareba ngo indege irasiga, ntabwo bareba ngo bimeze gutya, ahubwo ibyiza mbere yuko ujya kugura ticket banza ukemura ibibazo ufite n'igihugu. Numara kubikemura uvuga uti noneho ndashaka kuba nagira gute nataha. Ubwo mu gihe utarabikemura ibintu byo gutaha ushaka wabugize gute waba ubyibagiwe kandi amafaranga akomeza yiyongera. Ibyo bibazo umuntu abyirinda ate kugira ngo umuntu yo kutajya muri overstay? Ibibazo byo kutajya muri overstay rero ariko kugira ngo tubigendanemo neza tugiye kubanza duhere kuri visa. Kuko umuntu nagaza gutyo nk'inyoni ngo agwe hano agura visa, sibyo? Yamara kugura visa, hari visa nk'uko wazitubwiraga, hari abazira kuri visa y'akazi, hari n'abazira kuri visa yo gusura, tourist visa. So uwo nguwo akazira kuri tourist visa akaza ahita aje gushaka akazi. Hari nuza kuri visa y'akazi uwo nguwo bafite amahoro, araza akicara agatuza akabaza yuko agiye kugira gukurikirana ibijyanye n'akazi. Bitandukanye na wa muntu waze kuri tourist visa agiye gushaka akazi. Yego. Ni ukuvuga ngo ku muntu ubundi ufite gahunda cyangwa se ufite inzozi zo kuza gukorera muri UAE, yego, ntabwo ari byiza kuzira kuri visit visa ngo ngiye ngo nzashaka akazi ngeze muri UAE ngo wahageze ngo nahageze. Shaka akazi akariko kose ukazireho uzire kuri visa y'akazi. Kuko niyo urimo gushaka kandi kazi ufite visa y'akazi ntabwo uba uri kuri pressure nka wa muntu uvuga ngo ndi kubara iminsi. Yego. Visa y'akazi imara igihe kingana n'imyaka 2. Kuko iyo umukoresha yaguhaye visa y'akazi aba azagushakira na ID izamara iki imyaka 2. Yego. Ariko wa muntu uziye kuri visit visa aba ari kubara ngo ukwezi kwa mbere kurarangiye, ukwezi kwa kabiri kurarangiye, agahita ajya muri overstay atarabona akazi. Kandi nabonye bigoye kuba wabona akazi, ntabwo uhita ukabona nk'uko byumva. Hari abantu benshi rero baza bagatangira kuguhamagara ngo ndi hano ngo nashakaga akazi kuri visit visa. Ubu ngubu n'abakoresha bahangaha ntibagishaka abantu barimo kuza ku ma visit visa. Barashaka umuntu ufite uje nyine aturutse mu gihugu aziye kuri visa z'akazi. Ntabwo bashaka umuntu ufite visit visa ngo niwe bashaka guha akazi, oya. Ahubwo barashaka umuntu uri mu gihugu ashaka kwinjira ngaje mu kazi. Yego. Kubera iki? Abantu baziye ku ma visit visa najya ababonekamo ibibazo byinshi cyane, bakavuga abakoresha nabo yani ntago babiyumvamo cyane. Ntago tuvuze ko kataboneka ariko ni gake kandi biroroshye kujya mu bibazo by'ama overstay. Biroroshye cyane. Kandi iyo ugiye muri overstay urumva niyo ubonye iyo ugiye muri overstay ugashaka ukabona akazi waramaje kujya muri overstay bigushyira muri risk yuko kugira ngo umuboss aguha akazi ubanza gukemura bya bibazo ufite. Kuko ntushobora kubona icyangombwa cyahangaha hari ikibazo n'iki na kimwe ufitanye n'igihugu. Yego. Iyo wagiye overstay ntabwo ushobora kubona ID. Ugomba kubanza ukishyura amafaranga baguciye ukabona kubona ibyangombwa. Yego.
birumvikana cyane. Ibrahim adusobanuriye ukuntu kuri ibi bijyanye na visa. Mu by'ukuri hari abantu bazira kuri visit visa akaza agahita ahura n'ikibazo cya overstay. Icyo gihe iyo wagiye muri overstay already bageze mu kibazo, bagiranye ikibazo na government na kakazi waje ushaka, ntukabone ubu ukakibonye already haba habajemo imbogamizi tayari kabaye. So Ibrahim wari mu kutubwira turi kuri visa, noneho wari kutubwira ku bibazo challenge nyuma yo kuza n'ibyo byangombwa n'iki warimo kudusobanurira ku mavisa. Noneho ubuzima bw'umuntu muri UAE ufite ID cyangwa wabonye kakazi ufite ibyangombwa, ni ibihe bibazo bahura nabyo? Kubera yuko nagiye numva hari ibibazo abantu bagenda bahura nabyo, kandi yaraje afite ID yizeye ko afite ibyangombwa, challenge ahura nazo ni izihe? Ijyambere challenge ya mbere abahura nazo ni ku bantu bazira kuri visa z'akazi nk'uko twazisobanuye. Akaza ariko yashyika mu kazi akumva ko agiye nabyita nko kurera amaboko, akazi kakaba kamunanira, agatangira kugirana ibibazo na basebuja. Akazi kakamunanira, agatangira gusiba akazi, agatangira kugaragaza ko atagashaka, agatangira kuvuga ati singiye kakazi ndashaka mu mpindurire akazi iki n'iki. Noneho boss we akabona yuko akazi yamuhaye cyangwa se ko yamusabye nako yemereye gusinya kontra yiwe kamunaniye, kandi nta kandi kazi gafite ko kujya gute ko kumuha. Ugasanga boss wagiye ukansoringa ya visa yawe kubera ko aba yarakwishyura amafaranga afite uburenganzira bwo kugira gute yo kwikansoringa. Akayikansoringa noneho wowe ntanabikubwire, noneho ukaba wivuga ati ngiye mfite visa ariko yamaje kuba expired, barayikansorinze. N'ubundi ugasanga nta kintu ya visa ikumariye. Wajya gusohoka igihugu bakakubwira bati aya mafaranga gutya na gutya byagenze gutya na gutya, ni wowe uyishyura. Warangiza ukerekana ID, bagakwakira yarangiye kera, uwayiguhaye yarayikansorinze. Yego, ugasanga weho ugiye muri bya bibazo. Kwirinda izo mbogamizi ni ukwitwararika sobuja. Ubwo ni ukwitwara neza mu kazi, ugakora akazi wishimye, kandi wagira n'ikibazo aho kugira ngo wihutire gushwana na sobuja, ahubwo umusabe ibiganiro. Noneho abantu barumva, muraganira mukabasha kumvikana, ibi ngibi rero bimeze gutya na gutya, ibi ngibi yani ukareba uburyo ki mushobora kuba mwagira gute mwakemura ikibazo bikiri mu maguru mashya kugira ngo bitaza kuguteza ikibazo wewe. Yego. So ikindi kintu nifuza kukubaza, ku bantu bahabwa akazi badashaka cyangwa batasabye, yaza akamubwira ati wowe uzaze tuzaguha akazi akanaka, akahagera agasanga wenda ni akazi yarize yuko agiye gukora muri warehouse, niko bamubwiye, ariko yahagera agasanga ni ukujya mu kiyedi. Ya ID bayimuhaye, bayimwemereye, ariko bamubwiye ko agiye muri warehouse, yarangiza agasanga ni ukukora ubuyedi. Ako kazi ugasanga arakaramunaniye cyangwa usana agashaka, kandi iyo bakwishyuriye ID byibura kugira ngo uve kuri ako kazi ugomba kumara amezi 6. So ubyitwaramo ute cyangwa ibyo bintu wigeze ubyumva? Mbere na mbere iyo baguhaye visa, iyo uri visa y'akazi igendana na kontra baguha. Yego. Kontra baguha ibigomba yanditseho ibintu byose wowe ugiye gukora na kondisiyo z'akazi. Nimba umuntu yakubwiye warehouse, we making sure neza yuko iyo kazi, ako kazi ugiye gukora ari warehouse, biri no muri kontra. Yego. Wowe niwumve ngo ngewe naraguhamagaye ndakubwira ngo uzakora warehouse, bakujyanye muri construction, uzabanza usuzume kuri visa yawe, kuri kontra yawe, kuko hano nta muntu winjira adafite kontra, kuko muri document usabwa kuri airport nayo barayigusaba. Iyo kontra uranayisinya mbere yuko viziza, baguha kontra ukanayisinya. Iyo wayishyizeho umukono, ukemera ko uzaza gukora ya warehouse, bagera bakagushyira muri construction. Aho ngaho ubwira umukoresha wawe ati ngiye nasinye. Umukoresha wawe niwe ukubwira ngo ibi ntibihari, noneho utegereza ibyo wasabye bigire gute biboneke.
none se ubwo icyo gihe ubaye hute iyo bitabonetse wowe ufite uburenganzira. UAE ni igihugu kigendera ku mategeko 100%. yego iyo bakubangamiye ukaba wamara igihe kingana icyumweru kimwe, ibyumweru 2 utarajya muri ka kazi wowe wasabye, kubera ko ubona ko ariko wasinye ya kontra ariwo mukano ariwo wabyisinyiye, nta wundi wabigusinyiye, ufite uburenganzira bwo kuba wajya kuri labor contract, kuri minisiteri y'abakozi ahangaha bagatumizaho sobuja ukamubwira ikibazo, ukababwira ikibazo ufite, mu gihe wowe na sobuja mwananiye kugira gute, mwananiwe kumvikana, icyo gihe baguhindurira ka kazi. Ibrahim, akazi Dubai bimeze gute? Karaboneka sikaboneka? Akazi Dubai karaboneka. Hano hari akazi kenshi. Akazi kaboneka gute? Kenshi cyane. Hariho abantu bazi ngo ni ukubyuka akaza apfa kuba yahageze agahita abona akazi. Bigenda gute ngo abone akazi? Iyo umuntu kugira ngo ubone akazi Dubai, icya mbere ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyuka ngiye gutera iperu nka bimwe byacu twamenyereye ngo kujya ku ndege. Ntabwo hano haba indege. Yego. Hano kugira ngo ubone akazi, yaba izo za construction bavuga ngo ni kiyede, izo zawe yahouse, ibintu byose ntabwo ari ukuvuga ko ufata umuntu ngo mutwaye mu kazi, kuko haba control. Polisi ishobora kuza ikavuga ngo abakozi bose bari gukora ahangaha niberekane ibyangombwa. Uwakuzanye muri ka kazi iyo babuze icyangombwa cyawe wewe ahura n'ibibazo adashobora kwikuramo. Urumva abakoresha abantu batagira ibyangombwa. Niyo mpamvu rero ujya kubona ko umuntu aziye kuri visa amaze ukwezi 2 atarabona akazi. Kubera iki? Nta muntu uri buze kumuha akazi nta cyangombwa afite, nta kigaragaza yuko agomba kuba umukozi. Ibigaragaza umukozi birazwi ahangaha, n'ibitagaragaza umukozi ni ukuvuga ngo visa niyo gusura, waje gutembera. Akazi kaboneka gute sasa? Akazi kaboneka kuri wa muntu uri mu gihugu ushaka kwinjira ahangaha. Niwe ubona akazi agashakira hehe? Icya mbere ni connection. Happy Ipa Network imaze iki? urimo nirajya n'abantu wowe nakumvise. Urimo uraduteranya n'abantu. Ku bantu bari ahangaha, ku bantu bakurikira ibiganiro dukora, abenshi hari abamaze kubona ikiza cyicana. Yego. Wenda mu minsi iri imbere tuzazana abantu bagiye bashobora kuba baraciye hano bakabona akazi baze bitangira iki? Bitangira ubuhamya. Kuko hano iyo duhari tukabwira abantu ibintu uko bihagaze, ntabwo tujya kure y'ukuri. Tubabwira uko ibintu bihagaze kandi nabo baza basanga ariko bimeze. Kuko tugira ibibazo byinshi ukajya kumva umuntu araguhamagara kubera yuko dushyira nomero yacu hari akaguhamagara kuba ati ngiye nitwa gutya na gutya, wamuje na runaka cyangwa se bimeze gute. Sawa, noneho agashaka kugira ngo umufashe ikibazo cyamunaniye, yanyuze ku bandi baramubeshye, aje kugira ngo wowe umufashe muri cya kibazo kiwe, amazi yararenze. Reka gutera iguru ndaguciye mu ijambo. Nigeze kujya nakira abantu kuri WhatsApp bakambwira ibibazo ngo runaka yandiye amafaranga ngashaka kugira ngo ashakire akazi. Ngo wabifashamo gute? Donc urumva tukagenda duhura n'izo challenge z'abantu bagiye baribwa amafaranga yabo bababeshya ngo bagiye kubashakira akazi. Reka mumbwire, mu by'ukuri hano abagenti barahari bashakira abantu akazi ni benshi, ariko umuntu ukubwira uri mu gihugu ngo nyoherereza 500,000, nyoherereza miliyoni ngo ngushakire akazi, ibyo bintu bikubiye gakeya kugira ngo ka kazi uzakabona. Sibyo? Nge ndumva ikiza inama nge najya aho kugira ngo umuntu akwishyuze wamubwira ati nzakwishyura amageze. Wenda aho ngaho kukwaka amafaranga yari umuntu wizeye, akenshi na kenshi hari n'abantu baza aha ngaha gutesha umutwe. Ibyo nabyo tubivuga. Akaguha passport, akaguha ibyangombwa bisabwa kugira ngo ushakire akazi, na visa y'akazi ukayibona, nawe agakubwira ngo ntabwo nzaboneka, akanga kuza. Warabyirutsemo kuri kampani barishyuye. Kampani ntabwo igenda muri immigration ngo babahe visa z'ubuntu, barishyura. Ariko wowe iyo watanze deposit y'amafaranga runaka, bya bintu bigiye bifata nk'ibyawe.
ariko iyo ucecetse ukabandi bazama visa ntegereze kuza, hari n'abanga gutega akavuga ngo bazanigere. N'ibyo bintu nigeze guhura nabyo, urumva ngo noneho ngo bazanigere ngo amafaranga bazajye bayakura, ngo bazajye bayangata. Ikindi nakwibutsa abantu, Dubai hano muri UAE ntago ari muri Oman. Yego, Oman umusaponsa waguha visa akaguha na ticket. No muri za Qatar bibaho, no muri za Kuwait. Ariko hano Dubai ni igihugu kizamo umuntu ukizi, uzi icyo aje gukora. Yego, gitandukanye na biriya bihugu bindi byose by'Abarabu. Kuko hano iki gihugu gifite business nyinshi, kandi muri business ya mbere bafite ni ugucuruza visa, ni ukwinjiza abantu mu gihugu. Yego, urumva rero ni ukuvuga ngo rero iyo bibeshye bakavuga ngo bagiye guhereza abantu ibyangombwa by'ubuntu, iyo buriya no kuri kampani watanze visa umuntu yinjira ahangaha, kampani bayitera penalty. Yes, uri kumva? Bitandukanye na Oman niyo umukozi atazi, bitandukanye no muri Qatar, aho ariho hose iyo umukozi ataje nta kintu biba bitwaye. Ariko ahangaha kampani baya penalty yo kumara amezi 2 batinjiza umukozi mu gihugu, mu gihe weho kuri visa wanze kuza. Niyo mpamvu rero ushobora kuzabona n'umuntu akakubwira ngo kugira ngo nemere kuzaza tanga 300,000, tanga 500,000 deposit, agushakira ibyangombwa. Kuri ya mafaranga visa niboneka, nawe waratanze amafaranga 500,000, ntabwo ushobora kwanga kuza muri ka kazi waratanze amafaranga yawe, uzabiha agaciro. Ubwo rero kuvuga icyangombwa no kumenya umuntu mugiye gukorana uko ari we, icyizere cye ni ikihe, nawe icyizere cyawe muri wewe wifitiye ikihe cyizere. Ibyo nibyo bintu bya mbere biba bigomba kugira ngo abantu bakorane muri ubwo buryo. Tutabatindiye rero, ni Happy Empire Network, tuba tuganira ku bintu bitandukanye, ukuntu umuntu yakwiteza imbere, ukuntu twabona akazi muri UAE aho turi. Ese twebwe support yacu ni iyi ngiyi yo kubagezaho ido n'ido, tukababwira update zose ibihari kugira ngo mwigeragereze amahirwe. So ni Happy Empire Network, turi kumwe na Ibrahim. Hari icyo wababwira kugira ngo two gutinza abantu badukurikiye? Icyo nababwira ni uko bakomeza gukurikira ibiganiro, uruhererekane rw'ibiganiro ahangaha kuri Happy Empire Network, kugira ngo tubashe kubaha amakuru meza yizewe, yaba yo mu Rwanda, yo muri UAE. Twebwe tuvuga iby'iwacu gusa, tuvuga aho turi n'aho twavuye, ntabwo tuzajya kure y'ahandi. Icyo dushobora kurenzaho, dushobora kumva ibiri kubera hirya no hino ku isi, nabyo tukabibagezeho, ariko by'umwihariko iby'iwacu ndetse n'ahangaha muri UAE. Ku bantu bashaka kuza rero muri UAE, cyane cyane abantu bashaka kuza mu kazi akariko kose wumva ukeneye mu gihe gashobora kuba kaboneka, wanyura kuri Happy Empire Network tukagufasha. Kandi nk'uko twabibabwiye, twebwe nicyo cyatuzanye ahangaha, kugira ngo dufashe bene wacu b'Abanyarwanda tuve ku ntambwe imwe tujye ku yindi, twishakira amafaranga, ko nicyo kintu akenshi twagenda tubabwira yuko tugomba kubaho mu buzima burimo amafaranga, nta kubaho mu buzima butarimo amafaranga. Amafaranga rero muze tuyakorere, amafaranga arahari, amafaranga turayakeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muze dushakishe ubuzima, iyo ubona hamwe byanze ushakira n'ahandi, kandi byose birashoboka. Ntabwo ushobora kuva hano ngo ujye hariya ahantu hose ngo byange, ahubwo wowe icyambere ugomba gufata n'umwanzuro ukava aho uri ukerekeza ahandi. Murakoze cyane. Ni Happy Empire Network, niwe wibagirwa gukora subscribe cyangwa comment.